azagukiza nawe azaguhindura. Nagira ngo nkubwire ngo wowe ushobora kuba umaze igihe ubona wibaza utese ubu nanjye nakizwa, ibiyobyabwenge byarakwishe, cyangwa se wowe mubyeyi ubona abana kwa Yayiro bongera guseka, kwa Yayiro bongera kunezererwa, kwa Yayiro bongera go shibeniste de breno fene shidonesti de breza ole megri de bone foringinisti de brero verishie denisto de brezema. Nawe ushobora kuba uri kurira, ushobora kuba ufite ibiri kukuriza papa, ushobora kuba ufite ibiri yemwe nibana mwemeraga neza kubera ko bahoraga bavuga ngo ni umuhungu wo kwa Yosefu, bazi ko sekuru ari Yoakimi. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Yesu yari afite misi imuzanye, kandi nta yindi yari imuzanye, yarajaje amaze ako kanya bakibivuga yahise arekura Baraba. Kubera iki? Kubera ko yari yavuze yuko agiye kubwira imbohe yuko zibohowe. Imbohe ubwo ziba zitangiye kubohorwa. Bivuga ngo iki? Bivuga ngo ntabwo ari aho gusa, akimara kugera ku musaraba. Ndagushimiye cyane kuko ujya ubana natwe mu biganiro byacu ndetse no mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane, tugarutse kandi twumva dushimira Imana kuko yaraturinze mu buryo bukomeye. Muramubona, uyu niwe tugiye kujya dukorana, niwe ugiye kujya kudufasha mu biganiro mu ijambo ry'Imana. Ni umukozi w'Imana kandi rwose turamushimira kuko aba hafi cyane y'umurimo. Ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa ukeneye ko ushobora gusengerwa cyangwa se kuba wagirwa inama, ashobora kugufasha. Araza kwivuga mu kanya atubwire n'ingamba nshya afite kuri Kalos TV. Turamushimiye rero, kandi nawe turakwibutsa gukora subscribe, share and comment, tukajya dufatikanya mu gikorwa cyacu cyo kugeza ubutumwa kure, tukabuzengurutsa isi yose, uwo ari we wese akamenya ubutumwa, agakira, agakizwa, akakira Yesu. Imana iguhe umugisha, wawurinde. Twongeye kubasuhuza rero nshuti bakundwa, nkuko kuri kamera mwarimo mwumva Karosi arimo kubibabwira. Amazina yanjye nitwa Iyakaremye Emmanuel. Ndashima Imana cyane, ndashima Imana ko Imana yongeye gutuma twongera kubonana. Hari haciye iminsi myinshi tudaheruka kubonana, ariko Imana y'amahoro yongeye guca inzira kugira ngo tubashe gufatikanyiriza hamwe gukora uyu murimo w'Imana. Ushobora kwibaza uti ubundi wabaga hehe? Isaha y'Imana tuba turi buhugiye mu bintu byinshi cyane, ariko turabasezeranya yuko muri ino minsi tugiye gukora nta guhagarara. Ndabizi ko Imana niyigambirira kandi igasohoza, tugiye gukora umurimo w'Imana twivuye inyuma, kandi ndabizi neza ko Imana izadushyigikira. We wakundaga gukurikirana Kalos TV, ariko wari umaze iminsi hari uburyo bumwe utabona ibiganiro byihuse, ariko turaje turahagurutse, tugiye gukorera Imana, kandi ndabizi ko Imana izadushyigikira. Muzakunda kubona abakozi b'Imana benshi bagiye batandukanye, kandi tuzajya tubonana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye, mu ijambo ry'Imana ryo guhindura, mu byifuzo byo gusengera abantu byinshi tuzahura, kandi tuzagenda tubonana. Rero nkuko nari mbivuze haruguru, nitwa Iyakaremye Emmanuel, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Imana ingiriye neza kandi nukuri ndayishimiye. Reka rero nkuko twari tubivuze dutangire dusenga kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, kandi ndabizi yuko Imana iri bubane natwe. Turagushimiye Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe dukesha byose. Duhora twibuka ineza yawe n'urukundo rwawe, duhora twibuka kugira neza kwawe. Uyu munsi wa none tuje imbere yawe tugira ngo twongere kuvuga uburyo watugiriye neza. Ijambo ryawe rimbwira muri Yohana, ryarambwiye ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka
ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri uwo rero, muri uwo niho tujya tubonera amahoro, muri uwo niho tubohokera, muri uwo niho dukesha ubuzima dufite uyu munsi, muri uwo nguwo niho dukesha amararo n'amaramuko. Turagushimiye ko ari wowe ukomeje kubana natwe. Ngwino ubane natwe, ineza yawe nibe kuri twebwe, umwuka wera natugote. Dusengeye buri muntu uwo ari we wese uzakurikira kino kiganiro, reka ahabwe umugisha nawe, reka ahemburwe nawe, reka agirirwe neza nawe, reka ubutabazi buturutse i Siyoni bumumanukire, imbaraga ziyazuye Kristo zongere kuboneka kuri we. Turagushimiye, turaguhimbaje. Uri Imana y'inyamaboko, uri Imana ngari cyane, uri Imana itagendana n'umuntu ngo imute mu nzira. Bivuga ngo iyo uhagurukanye n'umuntu uramushyitsa. Warabikoze ubwo wumvaga umuniho w'Abisiraheli barimo banihishwa n'uburetwa bakoreraga kwa Farawo. Ubwira Mose ngo nahaguruke ajye gukura ubwoko bwawe mu buretwa barimo bageragerezwamo kwa Farawo. Urabazana kugeza igihe wabagejeje i Kanani. Bivuga ngo iyo uhagurukanye nawe uramuhagurukana kandi ukamutambutsa kugeza igihe umushyikije. Natwe turagushimiye ko hari intambwe waduteje mu buzima bw'imibereho yacu, kandi n'ubundi uracyaduteza izindi. Habwa icyubahiro rero kandi ishyirwa hejuru. Reka ubane natwe kandi utugirire neza, duheje imbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino wiyubahishe, ngwino ukore byose kuko uri Imana, ngwino ukore byose kuko uri umutabazi. Tubisabye gutyo twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka rero dufatanyirize gusoma ijambo ry'Imana. Numvise uyu munsi turimo gutangira ikiganiro, tuzagenda dukorana ibiganiro byinshi bijyanye n'ijambo ry'Imana bigiye bitandukanye. Tuzavuga ku masezerano, tuzavuga ku mihindukire y'ibihe, tuzavuga ku gihe n'ibihe aho bigeze muri ino minsi. Tuzaganira ibintu byinshi cyane. Ndabararikira kugira ngo mukomeze gushyira mu mwete, kugira ngo dukomeze kugira impemburo mu buzima bwacu binyuze kuri no Karosi TV. Rero turabasaba kugira ngo mutege amatwi tuze kumva ijambo ry'Imana icyo riri kutubwira. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi witwa Yesaya, igice cya 61. Turahera ku murongo waho wa mbere, dukomeze turagarukira nko ku murongo waho wa 4. Ndabizi ko biraba byumvikanye. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose b'i Siyoni barira. Kubaha ikamba mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Imana ibaho umugisha cyane. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ahangaha tumaze kureba amagambo yanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Ahangaha Yesaya ni umukozi w'Imana wagiye ahanura mu bihe byinshi bigiye bitandukanye, kandi agenda abana n'Imana mu bihe byinshi bigiye bikomeye. Ahangaha nashatse kuvuga ijambo numvise. Intego y'aya magambo tugiye kuganira ni intego ivuga ngo
Yesu indashyikirwa mu kwesa imihigo. Haleluya. Numvise twavuga ngo Yesu indashyikirwa mu kwesa imihigo. Nagira ngo nkubwize ukuri yuko Yesu niwe wenyine w'indashyikirwa mu kwesa imihigo. Nshuti yacu, mubyeyi, mugabo, mukobwa, musore, mwana mutoya urimo uzakurikirana iki kiganiro, nagira ngo nongere nkubwire ko Yesu ari we ndashyikirwa mu kwesa imihigo. Ahangaha ni hehe? Ahangaha tubonye ni igihe Yesu yari ahagaze mu rusengero ari hagati y'abafarisayo, arangije arababwira ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri jye. Agenda ababwira byinshi ngo yantumye kuvura abafite imvune zo mu mutima. Haleluya. Yesu niwe wenyine nabonye wabashije kugira icyo akorera abantu. Imihigo yahigiye imbere ya rubanda arayesa 100%. Haleluya. Ndabyibutse ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Riravuga ngo amaze kugera kwa Pilato ngo baravuga ngo ari Yesu na Baraba ngo mbabohorere nde. Kubera ko uwo ni umwe mu mihigo yari yamuzanye, rubanda baravuga ngo tubohorere Baraba. Ariko ntabwo yari abitewe nuko yashakaga ko abantu bari bakunze Baraba kuko yari yarabazengereje. Ariko Yesu kuko yari yaraje aje kubwira imbohe ko zibohowe, arangije aravuga ngo nibarekure Baraba, jewe mbari jye ubambwa. Rubanda rwose rurabyemeza. Yesu yari umuziranenge. Nagira ngo mbibutse yuko ubwe yafashe umwanzuro wo kumanuka, ngo ijambo iyo rimbwira riravuga ngo yabonye yuko ubwiza n'icyubahiro yari afite mu ijuru atari ibyo kugundirwa. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije afata umwanzuro wo kuza muri iyi si, arangije atangaza ibyo yagombaga gukorera isi. Imana nishimwe. Yesu amaze ako kanya bakibivuga yahise arekura Baraba. Kubera iki? Kubera ko yari yavuze yuko agiye kubwira imbohe yuko zibohowe. Imbohe ubwo ziba zitangiye kubohorwa. Bivuga ngo iki? Bivuga ngo ntabwo ari aho gusa. Akimara kugera ku musaraba, hari abandi noneho bari bamaze gukatirwa, bamaze kugera ku giti babambwe. Noneho ngo igisambo kimwe yari ari kumwe n'ibisambo bibiri ari hagati yabyo. Ngo igisambo kimwe kiravuga ngo niba uri umwana w'Imana ngo ikize natwe udukize. Yesu yo gahora ku ngoma arabyumva. Ariko ngo ikindi kimwe cyari ibumoso, ikindi kiri iburyo. Ngo ikibumoso kimaze kuvuga ayo magambo, ngo kigenzi cyacyo bari barafatanyije ibyaha, ngo cyari iburyo. Ngo kirangije kiragicyaha, kirakibwira ati wowe nta nubwo wigeze no kumenya Imana, ntariko uriya we arazira ubusa. Ati wowe kutazi Imana kubera iki wavuga ibyo? Ngo arangije avuga ijambo ryiza cyane Yesu yakunze. Ngo arangije ngo aravuga ngo mwami, ngo jyeweho ngo nugera muri paradizo ngo uzanyibuke. Ngo Yesu ngo arangije ngo arakibwira ngo humura, mu kanya gatoya turaba turi kumwe muri paradizo. Haleluya. Imana ishimwe. Kubera ko Yesu yaraje kubwira imbohe ko zibohowe. Igisambo cyari cyakatiwe finali, igisambo cyari cyatakaje ibyiringiro byo kongera kubaho, cyongera kugira ibyiringiro by'ejo hazaza, cyongera gikura ubugingo aho ku musaraba. Yesu yarakibwiye isezerano ryiza, arakibwira ati mu mwanya mutoya turaba turi kumwe muri paradizo. Ndagira ngo nkubwire nshuti mwene data wo udukurikiye, ese nawe ushobora guca bugufi ukamenya ko wagiye kure y'Imana, ukamenya yuko wayibabaje, maze ukongera kubwira Yesu ukamubwira ngo Yesu ndakwinginze unyibuke. Ongera ubwire Yesu ngo unyibuke. Nagira ngo nkubwire ngo ubwire Yesu ngo unyibuke. Yesu yo yakwibutse ibyari imitwaro biva ku bitugu byawe. Yesu yo yakwibutse wowe warukatiwe burundu, wongera kugira ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Nagira ngo nkubwire ngo ubuzima bw'ejo hazaza buri muri Yesu honyine. Yesu uyu mugabo yo gahora ku ngoma, Yesu uyu mugabo w'intwari. Jewe naravuze ngo jewe njya nkunda kuvuga ngo ni umuvunyi utuvugira mu bwami bw'ijuru, nkavuga ngo ni umusare udasobwa usobanukiwe, ajya asobanura ibyari bituruhije, ajya
ajya asobanukirwa imibabaro yawe. Wowe ushobora kuba ufite imvune zo mu mutima uyu munsi, ariko nagira ngo ngutangarize ngo Yesu intwari yo kwizerwa, umuvunyi utuvugira mu bwami bw'ijuru, aracyateza ibiganza akubwira ngo ngwino unyegere kugira ngo nkugirire neza. Tumugirire icyizere, niwe wenyine wabashije kwesa imihigo 100%, asubira mu ijuru nta rubanza afitanye n'abantu. Ndabyibuka cyane avugana na ba Petero aho yari yababwiye ngo bagende bamutegerereze. Yarababwiye ngo ndagiye, ariko nubwo ngiye simbasize nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha azababera Umwuka Wera, uwo mufasha azabafasha muri byose, uwo mufasha azabarengera, uwo mufasha azabagirira neza. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Maze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ngo bari mu cyumba bose bari hamwe, ngo bagiye kumva bumva umuriro ubatunguye uturutse mu ijuru. Wa Petero wamwihakanaga inshuro nyinshi yongera guhagarara mu ruhame bw'abantu, arababwira ngo wa wundi mwishe mukamubamba ni ukoze ibi bitangaza byose muri kubona. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu nihimbazwe, Imana yacu nishyirwe hejuru yo yatanze Kristo. Haleluya. Dutangira turimo dusenga, twarebye ijambo ryo muri Yohana rivuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Koko uko niko yaje nawe yogahora ku ngoma, ngo abona yuko ubwiza n'icyubahiro yari afite mu ijuru ngo atari ibyo kugundirwa, aza muri iyi si kugira ngo Manuel nyiri imvune zo mu mutima, twari dufite imvune zo mu mutima, twari dufite karande zo mu miryango zatwishe zatwicariye, ariko turashima Yesu ko yatugiriye icyizere akaduha amahoro yo mu mitima. Turashimira Yesu ko yaduvuye imvune zo mu mitima. Haleluya. Izi mvune hari igihe kimwe zari zarembeje bashiki ba Lazaro, ubwo Lazaro yamaraga kubavamo, ngo barangije basigara mu marira. Bari baranatumye kuri Yesu, ngo arangije arababwira ngo iyo ndwara si yo kumwica, ngo ahubwo niyo guhesha Imana icyubahiro. Ngo barangije bamaze kwiheba, Yesu arahaseruka ku munsi wa kane kugira ngo aze kwesa umuhigo, ngo akimara kuhagera yogahora ku ngoma, ngo asanga abakobwa bashiki ba Lazaro amarira yabishe, asanga amarira yabazambije, ngo arangije yo kabyara, barangije yo gahora ku ngoma. Ngo arababwira ngo nimukureho igitare, ngo batangira gushidikanya, baramubwira ngo uyu ni umunsi wa kane, ngo aranuka. Ngo arangije arababwira ngo sinababwiye ko nimwizera muri bubona ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe. Ngo arangije ngo arababwira ngo nimukureho igitare, igitare bagikuraho, bagira kwizera, igitare bagikuraho. Ngo arangije Yesu ngo arengereza ijwi, ngo aravuga ngo Lazaro kanguka. Ngo bagiye kubona babona Lazaro arabadutse, wa wundi bavugaga ko yanutse babona aratambutse n'ubwema n'ubushongore, babona arasohotse. Ngo bagiye kubona babona arongeye aragarutse. Nagira ngo nkubwire ngo nawe hari ibyawe ubona bisa nk'ibyapfuye ndetse bimaze igihe kinini byarapfuye, ariko nagira ngo nkubwire ngo emerera Yesu intwari mu kwesa imihigo, azaseruke ku byawe bizazuka nabyo. Humura mubyeyi, humura wa mugore we, ushobora kuba umaze igihe utarabyara, ariko nagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Yesu intwari yo kwizerwa mu kwesa imihigo, nawe yaguhereza umwana, kuko ibi ngibi byabaye kuwo bita Hana. Ngo yari amaze igihe kinini mukeba we Penina mukina ku mubyimba, ariko kubera ko Yesu yaje kuvura abafite intimba zo mu mitima, intimba mukeba we yari yaramuteye, ngo amuhereza Samweli, nawe arangije araseka ashima Imana. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu niwe wabashije kwesa imihigo 100% yari yasezeranyije rubanda. Nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari kwa Mariya na Marita gusa yabikoze, uyu mutware yo gahora ku ngoma yaserutse kwa Yayira, amarira ari menshi. Ngo arangije ahageze bari bapushije umwana, ngo arangije aramuzura yo kabyara, ngo arangije ngo abahereza umwana wabo. Imana yacu nishimwe. Haleluya, haleluya. Abahereza
bazohereza umwana wabo. Kwa Yayiro bongera guseka, kwa Yayiro bongera kunezererwa, kwa Yayiro bongera go shibeniste de breno fene shidonesti de breza ole megri de bone foringinisti de brero verishia denisto de brezema. Nawe ushobora kuba uri kurira, ushobora kuba ufite ibiri kukuriza papa, ushobora kuba ufite ibiri kukuriza mama, ushobora kuba ufite ibiri kukuriza wa mukobwa we. Dore abasore baraje ari uruhererekane, uwa mbere akagenda, uwa kabiri akagenda, uwa gatatu akagenda. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hari igihe Uwiteka azohereza umwami w'abami Yesu, intwari mu kwesa imihigo, azahaseruke. Kandi nahaseruka azaseruka n'umusore mwiza cyane, muzakorana ubukwe nawe ukanezererwa. Nukuri nagira ngo nkubwire ngo niwe ntwari mu kwesa imihigo. Imana yacu nishimwe cyane, yaje kuvura abafite imvune zo mu mutima. Nagira ngo nkubwire ngo nawe humura, humura, turisha umutima wawe, nawe azakuvura, nawe azakugirira neza, nawe azakubohora, nawe azagukiza, nawe azaguhindura. Nagira ngo nkubwire ngo wowe ushobora kuba umaze igihe ubona wibaza utese ubu nanjye nakizwa, ibiyobyabwenge byarakwishe, cyangwa se wowe mubyeyi ubona abana bawe barabaswe n'ibiyobyabwenge. Nagira ngo nkubwire ngo hari igihe kimwe bazahinduka mama, hari igihe kimwe bazahinduka. Turisha umutima wawe, ukomeze wizere uyu Yesu, ukomeze wizere uyu mwami w'abami. Hari igihe kimwe bazahinduka. Imana ishimwe cyane. Hari igihe kimwe bazahinduka, hari igihe kimwe uzabona ko Yesu ari we ntwari mu kwesa imihigo. Nagira ngo nkubwire wa musore we, nawe urabona ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya, waritegereje urareba ukabona nta nzira, umukobwa umwe akakubenga undi akakubenga. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu intwari mu kwesa imihigo naramuka haserutse, byawe bizasobanuka, nawe humura uzaseka, nawe uzanezererwa. Haleluya. Igisambo kiri ku musaraba kirareba kiravuga kiti jewe nakoze ibyaha, kibwira Yesu ngo nugera mu bwami bwawe unyibuke. Nawe ushobora kuba ufite ibikuruhije, ushobora kuba ufite ibikugoye, nta kindi cyazanye Yesu usibye kubwira imbohe ko zibohowe. Ari abafite ibyaha byo mu mitima, ari abafite ibibaruhije, ibyo byose nicyo cyazanye Yesu. Ngo arangije ahangaha nagira ngo mbibutse ko yari ameze nk'umuntu uri muroncinga ku mugaragaro igikorwa kimuzanye, kubera ko abafarisayo bari bamukekeranyije, yemwe ntibanamwemeraga neza, kubera ko bahoraga bavuga ngo ni umuhungu wo kwa Yosefu, bazi ko sekuru ari Yoakimi. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Yesu yari afite misi imuzanye, kandi nta yindi yari imuzanye, yaraje gushaka iyakaremye Manuel kugira ngo nawe abashe kubohoka. Ndashima Yesu ko yambohoye, ndashima Yesu ko yangiriye neza. Hari igihe cyageze mbona birakomeye, mbona biranyobeye, ngeze igihe abantu bakazajya banyita ngo ndi umutera mwaku. Kubera iki? Nari mfite ibinduhije. Yesu yari atarahaseruka ngo agirire neza babimenye. Ariko ibyo byose byabaga ndyamanye amasezerano y'Imana. Hashimwe Yesu ujya usohoza amasezerano, hashimwe Yesu ujya utabara abantu biwe. Nanjye ubu ngubu ndi umugabo, yankoreye ubukwe ku mugaragaro, abantu bose babibona. Arangije arantabara yo kabyara, arangije aranteturura, nanjye nkura mu bantu byari biciye mu ntambara zitoroshye. Njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo nanjye Yesu yanyiciye umwaku ku munota wa nyuma. Haleluya. Niba nawe hari ikintu yagukoreye, nyemerera urambura ibiganza aho uri aho ariho hose. Wowe wumva Ikinyarwanda ndetse n'uwaba atacyumva ntiyabura umusemurira, ariko nagira ngo urambure ibiganza, nawe yakugiriye neza. Ushobora kuba uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, ushobora kuba uri mu bihugu by'abaturanyi hano muri Afurika, ushobora kuba uri muri za Amerika, ushobora kuba uri muri za Aziya, ushobora kuba uri muri Europe, i Burayi, ahantu ahariho hose. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyari intwari yo kwizerwa. Nawe yagutabara, nawe yakugirira neza, yakubohora, yaguha amahoro yo mu mutima, yagukiza ibyaha, yaguteturura. Nagira ngo wumve yuko hakiri ibyiringiro by'uko uyu mutware w'abatware Yesu, uyu wemeye kwitanga akitangira abantu, uyu nguyu azakugirira neza. Hari igihe tuzaganira, ndacyafite byinshi,
nitwinjira mu kiganiro bita amasezerano tuzaganira ibintu byinshi. Amasezerano abantu benshi bayacumuriyeho, hari abayataye bamera nk'aho atazasohora bavuga ko babeshwe n'abahanuzi. Birashoboka kubera ko hari n'abiremera ibicocero muri ino minsi akaba yakubeshya, ariko ibyo byose tuzabiganira, tuzareba uburyo Imana igishyigikira abantu bayo. Nawe niba ukeka ko wabeshwe, tuzasenga Imana kandi Imana izaguha amasezerano nyakuri. Hari abantu babitsa amasezerano y'amahuri, ibyo nabyo tuzabigarukaho, ariko ndabizi yuko hari ikintu Imana izagukorera kandi hari Imana izagutabara. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye mwese mwari mukurikiranye iki kiganiro. Imana y'amahoro nibiteho, Imana y'amahoro nibagirire neza. Wowe ufite intimba ukumva hari ibikugoye, reka dusenga Imana, reka dusenga Imana tukiri muri iki kiganiro. Ushobora kuba ufite inyunganizi, ushobora kuba ufite igitekerezo, twafatanya tugasenga Imana, twafatanya tugasenga Imana, turasenga Imana. Wowe wumva hari ibintu bikugoye, turafatanya dusenga Imana. Uzaduhamagara, uzandika muri komenti, wandike, tuzagusengera. Ariko na nimero za telefone ziba zihari, reka mbahe nimero ya telefone. Wowe uzaba ufite icyifuzo, wowe uzaba ushaka inyunganizi, ariko nagira ngo mbabwire ko muri ino minsi Imana igiye gukorana natwe kandi abantu bayo bagiye kubohoka. Uyu Yesu witangiye abantu aracyafite umugambi mwiza ku bantu be. Reka rero mbabwire nimero za telefone ni 0788 73 21 23 0788 73 21 23. Imana nibaha umugisha. Reka dusenga Imana, nubundi dusoza, nubundi turacyakomeje kandi tuzakomeza kuganira. Imana nibahereza umugisha. Turagushimiye nyaguhora ku ngoma, wowe utumenyera byose. Twari muri iki kiganiro, reka abantu bazagikurikirana bose uzabagirire neza. Abantu bazumva iki kiganiro uzabahe umugisha kandi uzabagirire neza, uzabahembure rwose. Mwami Imana nyiringabo, aba baboshwe n'ibyaha bitandukanye, Yesu Kristo nibo waziye babohore. Aba baboshwe n'ibibazo bigiye bitandukanye, hari ababuze urubyaro, hari abafite abantu barwaye. Mu izina rya Yesu Kristo twizeye, turabasengeye. Ngwino ubohore Data, ngwino ukize abantu bawe, ngwino ukize abantu bawe. Wowe umaze igihe ufite ibibazo by'umugongo, wowe umaze igihe ufite ibibazo byo mu nda, turagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ujya ufatwa n'isereri ya hato na hato, turagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubohoke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye imbaraga zose z'abadayimoni. Reka ubohora abantu bawe mukunzi mwiza, reka ubohora abantu bawe gitare giturwa n'amahanga. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Bye.